Ndagusuhuje wowe unteze amatwi kandi nkwifuriza ibihe byiza. Tugeze muri wa mwanya mwiza w'ingenzi twiga ibyigisho bya Bibiliya, ariko uyu mwanya tukaba dushima Imana yuko itubashishije kwinjira mu cyigisho gishyashya tugiye kuziga iki cyumweru cyose. Nkaba rero nkurarika kugira ngo uzabane natwe muri ibi byigisho, cyane cyane ko bidufasha kurushaho komatana n'Imana, bikadufasha mu mibereho yacu ya buri munsi, kandi bikadutera ibyiringiro byo kuzabona Yesu Kristo ubwo azaba agarutse. Reka nongere nkwibutse ko mu gihe twatangiye kino gihembwe turimo tubwira igitabo cya Mariko, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Ni igitabo cyiza kandi kinejeje, gishimishije. Reka rero ngusabe kugira ngo muri kino cyumweru tugiye gutangirana rero uzabane natwe, turusheho kugira uko dusobanukirwa neza ibyanditswe byera nk'uko ubutumwa nyine bwanditswe na Mariko. Tuzagira icyigisho gifite umutwe uvuga ngo amakimbirane yabereye i Yerusalemu. Nicyo cyigisho tuziga, kandi ndatekereza yuko waba ufite amatsiko yo kuzumva kino cyigisho icyo kigambiriye. Amakimbirane yabereye i Yerusalemu. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye cyane ko uduhaye uyu umwanya mwiza w'ingenzi wo kurushaho gusobanukirwa neza n'ibyo utwifuzaho. Uyu mwanya tugiye kureba intangiriro y'icyigisho tuziga muri kino cyumweru. Reka dusabe Umwuka Wera azabane natwe, atwubashishe kurushaho gusobanukirwa n'ibyo twifuzaho. Nibwo dusabye mu izina ryawe Yesu, amen. Nk'uko namaze kubabwira rero, tugiye kwiga icyigisho, intangiriro y'icyigisho tuziga muri kino cyumweru. Akaba ari icyigisho cyiza cyane, ariko bisaba yuko tuzagenda tugikurikirana cyangwa se tubana namwe kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Icyigisho rero cya muri kino cyumweru gishingiye cyane ku masomo aboneka muri Mariko igice cya 11, ndetse n'igitabo cya mbere cy'Abami igice cya mbere 32 kugera 48. Kikaba kinashingiye kandi muri Zekariya igice cya 9 umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10. Tukaba kinashingiye kuri Yesaya 56 umurongo wa 7, na Yeremiya 7 umurongo wa 11, na Mariko 12 umurongo wa 1 kugera 34. Ngira ngo niho amasomo azibanda. Bityo rero tukaba dufite umwihariko w'uko muri kino cyumweru isomo ryo kuzirikana rizaba riri muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 25. Haravuga ngo, kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire, kugira ngo so wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire, kugira ngo so wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Ni amagambo nk'uko maze kuyabwira aboneka muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 25. Reka rero mbere y'uko twinjira mu cyigisho cyangwa se mu ntangiriro yacyo, umwanditsi amagambo yanditse, ndifuza ko twagira amwe mu masomo dusoma baturaritse gusoma. Mariko 11 hari amagambo avuga ngo, Yesu yakirwa i Yerusalemu nk'umwami. Bagiye kugera i Yerusalemu ahagana i Betifage ni Betaniya hafi y'umusozi w'Imizeti, Yesu yohereza 2 mu bigishwa be, arababwira ati, nimujye mu ngo ziri imbere yanyu, mukihagera murabona icyana cy'indogobe kiziritse, kitigeze kigira uwo giheka, mukiziture maze mukinzanire. Ku murongo wa 3, nihagira ubabwira ati, ibyo mukora ni ibiki, musubize muti, umwigisha aragikeneye kandi aracyohereza vuba. Baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo iruhande rw'inzira, barakizitura. Bamwe mu bari aho ngaho barababwira bati, ibyo mukora ni ibiki, kuki muzitura iyo ndogobe? Bo babasubiza uko Yesu yari yababwiye, nuko barabihorera. Icyana cy'indogobe bakizanira Yesu, bagisasaho ibishura byabo, akicaraho. Nuko abantu benshi basasa ibishura byabo mu nzira, abandi basasa amashami bari batemye mu mirima. Abamugendaga imbere n'abaramukurikiye barangurura ijwi bati, Hozana, hasingizwe uje mu izina rya Nyagasani, Hozana, hasingizwe ingoma y'umubyeyi wacu Dawidi itugezeho, Hozana, Imana nihabwe impundu mu ijuru. Nuko Yesu
agera i Yerusalemu, yinjira mu ngoro y'Imana. Amaze kwitegereza byose hirya no hino, umugoroba ukubye, arasohoka ajyana na ba 12 i Betaniya. Bukeye bahagurutse i Betaniya, Yesu aza gusonza. Akiri kure, araba ku giti cy'umutini gifite amababi, ajya kureba ko hari imbuto yakibonaho. Acyegereye asanga ni ibibabi bisa, kuko kitari igihe cyacyo cyo kwera. Abwira icyo giti ati, ntihakagire umuntu urya imbuto zawe ukundi. Ubwo abigishwa be baramwumvaga. Yesu yirukana abacuruzi mu ngoro y'Imana. Baragenda bajya i Yerusalemu. Yesu yinjira mu ngoro y'Imana, atangira kwirukana abacuruzi n'abaguzi bari mu ngoro. Ahirika ameza y'abavunjaga amafaranga n'intebe z'abacuruzaga inuma, kandi abuza abikoreraga imitwaro kwahuranya ikibuga cy'ingoro. Nuko abigishwa arababwira ati, mbese ntiyanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose? Naho mwebwe mwayigize ubuvumo bw'abambuzi. Abatware b'abaherezabitambo n'abigishamategeko babimenye, bashaka ukuntu bamwicisha, ariko bakamutinya, kuko rubanda rwatangariraga inyigisho ze. Bugorobye Yesu n'abigishwa be bava mu mujyi. Umutini wumye. Mu gitondo bahita babona wa mutini wumye kugeza mu mizi. Petero yibuka ibyabaye, maze abwira Yesu ati, mwigisha, cya giti wavumye dore cyumye cyose. Yesu aramusubiza ati, nimwemere Imana. Ndababwira nkomeje ko uwizera Imana ashobora kubwira uriya musozi ati, shiguka aho wirohe mu nyanja. Niyizera adashidikanya ko ibyo avuze bizaba. Niyo gituma mbabwira nti, icyo musabye cyose musenga, mwizere ko mugihawe, kandi muzagihabwa. Kandi igihe muhagaze musenga, mujye mubabarira uwo mwaba mufitanye akantu, kugira ngo namwe so wo mu ijuru abababarire ibicumuro byanyu. Naho nimutababarira abandi, na so wo mu ijuru ntazababarira ibicumuro byanyu. Abategetsi babaza Yesu inkomoko y'ububasha bwe. Barongera bagaruka i Yerusalemu. Ubwo Yesu yagendaga mu ngoro y'Imana, abaherezabitambo, abigishamategeko n'abakuru b'imiryango baramwegera, baramubwira bati, ibyo ubikoresha bubasha ki? Ninde waguhaye ubwo bubasha? Yesu arababwira ati, reka nanjye ngire icyo mbabaza, kandi munsubize, maze nanjye mbone kubabwira aho ububasha butuma nkora ibyo mubona bukomoka. Batisimu ya Yohana cyangwa se umubatizo wa Yohana waturutse mu ijuru cyangwa ku bantu? Nimunsubize. Naho baribwira bati, nituvuga ko yaturutse mu ijuru, aratubwira ati, mwabujijwe n'iki kumwemera? Nituramuka tuvuze ko yaturutse ku bantu, bizatugendekera bite? Kuko rero batinyaga rubanda, ko bose bahamyaga ko Yohana yari umuhanuzi nyawe. Nuko basubiza Yesu bati, ntitubizi. Yesu nawe arababwira ati, nanjye rero simbabwiye aho nkura ububasha bwo gukora ibyo mubona. Aho ni mu gice cya 11. Andi masomo nayo tuzagenda tuyasoma hagati mu cyumweru, ariko twagira ngo duse nk'aho dusogongera ku buryo tuziga muri kino cyumweru, cyangwa se aho tuzibanda cyane muri kino cyigisho. Cyakora turareba no muri Mariko 12, reka naho tuhasome. Ndavuga ngo umugani w'abanyamizabibu b'abahotozi. Igice nacyo tuzakiganiraho cyane. Nuko Yesu atangira kubabwira mu migani avuga ati, umuntu yateye imizabibu mu murima we, ayikikizaho uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n'umunara w'abararirizi, awatira abahinzi, maze yigira mu rugendo. Igihe cy'isarura kigeze, yohereza umugaragu kuri ba bahinzi bamumuhere ku mbuto z'imizabibu. Ariko bo basumira uwo mugaragu, baramuhondagura, bamwohereza amara masa. Arongera batumaho undi mugaragu, uwo nabo bamurema uruguma mu mutwe, baramutukagura. Nuko yoherezayo undi, we baramwica. Nyuma yohereza n'abandi benshi, bamwe baramukubita, abandi barabica. Hari hasigaye umwana we yakundaga. Nyuma abari we abatumaho,
yibwira ati umwana wanjye we ntacyo bazamutwara. Ariko abahinzi bamubonye barabwirana bati dore uzamuzungura nimuze tumwice maze tuzazungure ibye. Nuko baramufata baramwica, bamujugunya inyuma y'umurima w'imizabibu. Mbese mubona nyir'imizabibu azakora iki? Azaza arimbura abo bahinzi maze imizabibu ayishinge abandi. Ntimwasomye se mu byanditswe ngo ibuye ryajugunywe n'abubatsi niryo ryabaye insanganyarukuta? Ngiki cyo Nyagasani yakoze, kikaba kibaye igitangaza mu maso yacu. Bashaka uko bafata Yezu, ariko batinya rubanda. Bari bumvise neza ko ari bo yavugaga muri uwo mugani, nuko bamusigaho barigendera. Umusoro wa Kayisari. Hanyuma bamwohereza bamwe mu bafarisayi no mu baherodiyani kugira ngo bamufatire ku byo avuga. Ukuri ntacyo baramubaza bati mwigisha, tuzi ko uvuga ukuri ntacyo wikanga, kuko udatinya amaso y'abantu, ahubwo wigisha inzira y'Imana mu kuri. Ese gutanga umusoro wa Kayisari biremewe cyangwa se ntibyemewe? Tugiye tuwutanga cyangwa se tuwoye kuwutanga? Ariko Yezu kuko yari azi uburyarya bwabo, arababwira ati kuki muntega iyo mitego? Nimunzanire igiceri ndebe. Barakimuzanira. Yesu arababaza ati iri shusho n'iri zina biriho ni ibyande? Barasubiza ati ni ibya Kayisari. Yesu niko kubabwira ati ibya Kayisari mubisubize Kayisari, n'iby'Imana mubisubize Imana. Ngo avuge atyo baramutangarira cyane. Ikibazo cyerekeye izuka ry'abapfuye. Nuko abasadukayo baza bamugana, babandi bavuga ko kuzuka bitabaho. Baramubaza bati mwigisha, dore Musa yatwandikiye itegeko ngo umuntu napfa asize umugore batabyaranye, umuvandimwe we agomba gucyura uwo mugore kugira ngo acikure nyakwigendera. Habayeho rero abavandimwe 7. Uwa mbere ashaka umugore maze apfa batabyaranye, uwa kabiri acyura wa mupfakazi nawe apfa batabyaranye, n'uwa gatatu bigenda gutyo. Bose uko ari 7 bapfa badasize imbuto. Amaherezo wa mugore nawe arapfa. Igihe cy'izuka nibamara kuzuka, mbese uwo mugore azaba uwande muri bo ko bose uko ari 7 bazaba baramutunze? Yesu arabasubiza ati aho ntimwayobejwe no kutamenya ibyanditswe mukirengagiza n'ububasha bw'Imana? Erega igihe abapfuye bazazuka, ntawe uzagira umugore nta n'uzagira umugabo, ahubwo bazamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Naho ku byerekeye ko abapfuye bazazuka, ntabwo mwasomye mu gitabo cya Musa uko Imana yamubwiriye muri cya gihuru kigurumana, ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaki n'Imana ya Yakobo? Ntabwo rero Imana ari iy'abapfuye ahubwo ni iy'abazima. Mwarayobye cyane, itegeko riruta ayandi. Ubwo mu bigishamategeko wari wumvise bajya impaka, abonye ko Yesu abashubije neza aramwegera aramubaza ati itegeko riruta ayandi ni irihe? Yesu aramusubiza ati irya mbere ni iri ngiri, tega amatwi Isirayeli, Nyagasani Imana yacu niwe Mana Nyagasani umwe rukumbi. Urajya ukunda Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ni ryo ngiri, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo yombi. Umwigishamategeko aramubwira ati ni koko mwigisha, uvuze ukuri ko Nyagasani ari umwe rukumbi kandi nta yindi Mana ibaho uretse yonyine, kandi kuyikunda n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibyo biruta ibitambo n'amaturo byose. Yesu yumvise ko amushubije neza aramubwira ati ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Nuko ntihagira utinyuka kongera kugira icyo amubaza. Kugira ngo turagera ku murongo wa 34, niho icyigisho cyagarukiraga. Niho tugarukira kugira ngo twinjire noneho amagambo y'umwanditsi. Amagambo y'umwanditsi yaravuze ngo urukurikirane rw'amakimbirane y'uburyo 5 yabaye hagati ya Yesu n'abayobozi b'idini uboneka muri Mariko cya 2 n'igice cya 3, cyane iyo ugiye mu cyiciro cya 3. Mu gice cy'icyumweru rero ubwo Yesu yageraga i Yerusalemu, yagiranye amakimbirane n'abayobozi b'idini inshuro 6. Ayo makimbirane y'uburyo butandukanye
ameze nk'itangiriro ndetse n'iherezo ry'umurimo we wa hano ku isi. Buri bwoko bw'amakimbirane burebana n'ibibazo bikomeye bigaragara mu mibereho ya gikristo. Amabwiriza ya Yesu ndetse no muri ibyo bihe by'amakimbirane afasha abizera guhangana n'ibibazo birebana no kwizera ndetse n'ibibazo byo mu buzima bwa buri munsi. Abayobozi b'idini baje bafite umugambi wo guhangana na Yesu, kumugusha mu mutego ndetse no kumutsinda, ariko ntabwo bigeze bagera kuri uwo mugambi. Umugabane w'icyigisho cy'icyumweru uzaba ukubiyemo ubusesenguzi bw'icyatumye abantu barwanya Imana ndetse n'icyo abakristo bashobora gukora kugira ngo bakureho urwikekwe kandi bavugane n'imitima y'abantu baninira irarika rya Mwuka Wera. Muri Mariko 11 hagaragaza ko umurimo wa Yesu wakorewe muri Yerusalemu mu gice cya Pasika. Muri Mariko 11:16 hakubiyemo ibyabaye mu cyumweru kimwe kirengaho gato. Igihe cy'iyi nkuru cyagiye buhoro cyane mu buryo bugaragara. Ibice 10 bibanza kukubiyemo ibyabaye mu gihe kijya kungana n'imyaka 3 n'igice. Uku kugenda buhoro kugaragaza akamaro k'ibyo bikorwa biheruka. Ngira ngo icyigisho tuziga rero nk'uko umutwe bigaragaza ni amakimbirane yabereye i Yerusalemu. Yesu ageze i Yerusalemu ahuye n'abigisha ndetse n'abayobozi b'insengero, abafarisayo ndetse n'abasadukayo. Akenshi bamubazaga ibibazo byinshi kugira ngo bamugerageze. Tubonye ko kino cyigisho tuzigamo kino cyumweru n'ubundi kiraza kudufasha cyane gusobanukirwa n'ubwo tugomba kwirinda muri kino gihe cyacu. Muri iki gihe cyacu nabwo tubasha guhura n'ingorane zigiye zitandukanye, ariko icyigisho kizatwereka neza ko tugomba kwizera no kwiringira Imana, kuko Yesu nubwo yahuye n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, ariko yakomeje kunamba ku Mana ndetse arayiringira, ndetse n'imitego bamutegaga yabashije kuyisohokamo neza atsinze. Nta kibazo na kimwe yabazwaga ngo abure igisubizo, ahubwo yakomeje kugaragaza yuko ari Imana kandi ishoboye byose. Reka rero dushime Imana cyane ko duhaye umwanya wo gutangira kino cyigisho. Ndarika buri muntu wese kugira ngo tuzafatanye kukigana, kugira ngo turusheho kugira byinshi bidukomeza mu mibereho yacu ya buri munsi. Nibyo mbasabira nanjye nsanga izina rya Yesu. Reka dusenge. Uri Imana nziza kandi Imana idukunda, turagushimye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye umwanya tumaze kubona ijambo ryawe, kandi bitwereka byinshi bikomeye, bitwereka uko wabanye n'abana bawe mu gihe cya mbere, n'ubu kandi ukaba wifuza kubana natwe. Tugusaba imbaraga mukabibana natwe, kandi dushoboje kurushaho gusobanukirwa n'ibyo twifuzaho. Ibyo dusabye mu izina rya Yesu, amen.